iyi couple yarakundanye ku rwego rwa danje. Reka dutangire inkuru yacu rero. Byagenze gute ubundi abantu mbere yo gutandukana bahuye gute, byagenze gute? Uyu Muyango yitabira irushanwa ry'abamisi 2018 muri kwenda kurangira, uwo mwaka wendaga kurangira ari ukuntu nyina amarushanwa yatangiraga umwaka ugeze hagati. So Muyango rero biza kurangira 2019 nyine mu ntangiriro zaho yabaye uwo twita Miss Photogenique, donc ni umumisi uzi kugaragara neza ku mafoto n'ibiki byose, ibyo murabizi. Ubwo Miss Photogenique 2019 je pense que nyuma aha hari hariho umukinnyi witwa Kimenyi Yves, wari umukinnyi umuzamu, ubwo ni nimero 1 wakiniraga ekipe y'Amavubi, ari umukinnyi bica bigacika, umukinnyi abantu bari bazi. Bekiyongeraho ko Kimenyi Yves yari bogari. So uyu Kimenyi Yves yakiniraga na APR. Benshi ntabwo mwari mwigeze mumenya ko izi nkuru zaba ari iz'ukuri ku gutandukana kwa Kimenyi na Muyango. Nicyo kihe cyaje kubamo rero, Kimenyi avamo ariruka, mutangira kubona ya flyinze yagize ate. So nyuma bati Kimenyi Yves ubundi yabanye na Muyango, afite umwana, afite umuntu bigeze babanaho, barakundana, mutera inda, bigenda gutya. Ariko mu by'ukuri uwo mukobwa bavuganinana wibera hanze, nekireza ari muri Australia, twagiye tubibona, ariko unana akaba afite umugabo babana, bafite n'abana babo. Se ko Muyango yagiye atuza kenshi, ariko urajya wumva inshuti ze zaramukozeho. Urajya wumva inshuti ze ngo nizo zacaga inyuma zikajya gutereta umugabo wa Muyango, ukibaza izo nshuti zo urumva ari inshuti bwoko ki? Ni nazo zacaga inyuma zikajya kuvuga ngo ibibera mu kazi Muyango akora. Muyango akazi bimeze gutya, ari kwinyurira inyuma kwenkwe. So ibyo ngibyo rero, ibyo ngibyo byarangije famiye yande ya Muyango na Kimenyi Yves. Ejo ku itariki 14 ku rukiko hariya rwa Gasabo ruri Kibagabaga, ngira ngo murahazi, tubona Kimenyi Yves atambuka, tubona Muyango atambuka, batishimye. Iriya niyo nkuru yonyine bashobora kugukoraho ukumva yaba bidashoboka ko kamera zibaho. Hara niyo hantu uhita uvuga ngo yaba kamera zitabaho, yaba internet itabaho, yaba ibi bintu nari mbikoze ntihagire n'umenya ikibaye. Ariko abataramu tu video baradufashe, ngira ngo mwagiye mutubona Kimenyi Yves ataruka agenda, Muyango ataruka agenda, bari kujya mu rukiko kuburana gatanya. Bro, dutandukanye imyaka ingahe? Mwumvise ari imyaka ingahe? Rero ikintu cy'imishakaniye abantu barabyoroheje, urakubitana n'umuntu hariya mukubitaniye muri bisi, dupanga ubukwe tayari, ubukwe mukabukora, ariko ntumuzi, ntakuzi. Nyuma watangira kumumenya, kubyakira bikanga, ugatangira kwitwara nabi. Ngenda garutse nanone rero ni kuri Yabiso TV show, ni Yabiso wanyu mu mwanya Nsurosa Mukondo wa Senembe, umwuzukuru wa Ndowa. Umwe wavuze ko kuminoza k'umugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka ivanje yaraje imvana ivata mu kanwa, bityo mubibonye mukomeza kumva ibyo mvuga, nkabikunda cyane, nkabyishimira. Ariho hahandi mbifuriza kugira Imana n'amafaranga ndetse n'ubuyobozi bwiza. Bahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Ikiganiro kiri buze kuba ari cyiza cyane mu buryo ncyifuzamo, ariko namwe mu buryo nifuzamo ko muza kugikunda. So mwabibonye rero, background cyangwa se aho twicaye uyu munsi, turi muri salo ibica bigacika hano mu mujyi wa Kigali. Ni Lilies Natural Hair Salon. Natural Hair Salon ni ukuvuga ngo imisatsi ya naturere aba bantu bamaze guca impaka mu mujyi wa Kigali, aho bagukorera cyangwa se bagufasha ukagira twist za fresh, donc ibituta byiza cyane mu misatsi yawe naturere, ibigudi bya naturere, amavitamine meza, amavuta meza, bya bindi byose mukorera imisatsi ya naturere, aba bantu baragufasha cyane.
bafite n'abantu bakora inzara neza, iyo ugezemo usohoka ibintu byose byuzuye. So bakorera rero mu mujyi ka Free Zone imbere ya Beka. Ushaka rero kubahamagara cyangwa se kuryoherwa na serivisi zabo, wahamagara 078 50 55 424, ubahamagare ufate appointment cyangwa se muhane gahunda, uze bagukorere maze urebe ngo ibintu biraba uburyohe. Ni Ririzi Natural Hair Salon, abo bamaze guca impaka mu byerekeye n'imisatsi ya naturel, ababizi bo bamaze gukonfirima. Yo, uyu munsi rero ntabwo ndi butinde cyane, ndagira ngo dusimbuke, ngira ngo mwarabibonye, iyi ni inkuru ibabaje, ni inkuru udashobora kwishimira kuvuga, ni inkuru benshi bumvaga mbere ari nk'ibintu by'igihuha, cyane cyane abantu muba mukurikiranye bino biganiro byacu ku ma YouTube, ariko mu by'ukuri byaje kurangira iyi nkuru ibaye impamo, ubwo abantu ejo babonaga ku rukiko rwa Kibagabaga, ubwo ni urukiko rwa Gasabo, aho Muyango na Kimenyi bajyaga kuburana gatanya. Aba bantu bombi rero nta wanga gatanya, bose barabishakaga. Ubwo ni gatanya, sinzi iby'amategeko ari uburyo bavuga, ni gatanya isesuye, donc buri wese afitemo ubwo bushake, ndashaka gutandukana kandi nanjye ndabishaka. Aha ngaha agomba kukwibutsa iki rero, ibi bintu iyo abantu bashaka gatanya, umugore ashaka gatanya n'umugabo ashaka gatanya, iyi gatanya ntijya igorana kuko mwese mwamubisha. Ni ukuvuga ngo nimudutandukanye, ntabwo simushaka, nanjye nimudutandukanye simushaka, byagenze uko, nta byo kubabara. Bene iyo gatanya iriruka. Gatanya ibigoranye naho umwe ayirega undi ari guhakana, baranshinja ko naciye umugore inyuma, baranshinja ko naciye umugabo inyuma, none ibyo bintu nge ndabyanze iki, bakabakubita igihe mwiyunge mugire gute. Ariko murabizi ko ahangaha iyo abantu mwamaze kubana mu buryo bwemewe n'amategeko, n'ubundi no mu gutandukana mutandukanwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Iyi nkuru rero ntabwo ari inkuru nziza ushobora kwishimira cyangwa se ushobora guserebura, iba ari ibibazo. Mwabantu mwe ntimugire ngo Muyango arishimye, ntabwo Muyango yishimye, ntabwo Muyango asetse, Muyango arababaye. Muyango arababaye, Kimenyi Yves arababaye, kuko nta muntu n'umwe, sinzi niba bamwe mu badukurikiye mwarigeze gukunda, niba warigeze gukundaho none ugatera intambwe ukavuga ngo uyu muntu nakunze, reka tugirane isezerano njye nawe, hakabanza isezerano bimwe mu kuganira, bimwe byo guteretana, nyuma mukemera no kubishyira mu mategeko, mukasezerana ku bana. Aba bantu bro, ariko nta kundi, ntarajya kure rero ngo mbabwire uko byagenze. Ibi biboro abantu babayeho ku ngoma za cyami, niba ariko bavuga, ngira ngo habagaho ko umugabo ashobora gusenda umugore, kumwirukana akavuga ati sinkigushaka. Habagaho ko umugore nawe ashobora kubona ari kubangamirwa akava mu rugo akagenda, aricyo bitaga kwahukana. Ubu rero urumva ko icyo gihe nta simpamya ko habagaho iby'amategeko ngo bisabe ngo kujya mu nkiko n'ibiki, ibyo ni ibintu byaje ubu ngubu. So mbere rero iyo umugabo we, sinzi ukuntu umugabo byari kugenda ngo ave mu rugo atinya uwo mugore, akenshi umugabo wasangaga we ahubwo yasenze uwo mugore, cyangwa umugore yabangamirwa akagenda. Kuri ubu rero abagabo nabo bamaze kugera igihe ashobora kubona byanze, ahubwo urugo akaruvamo akiruka, ari umuntu w'umugabo. So rero kubona umugabo wavuye mu rugo akiruka, please, kubona umugabo wavuye mu rugo akiruka, umugabo ntabwo abasetse. Hari ikintu barokore najya numva bavuga, urabona kuri abasenga ngo ibitangaza byavutse ivi na ivi, abantu bamwe badahari cyangwa batayibonye bakavuga ngo biriya bitangaza ngo ntabwo bibaho. Umurokore akakubwira ngo ubundi wemera ko igitangaza kibaho, wemera ko igitangaza koko gishoboka iyo nawe kikubayeho. Donc baravuga bati ngo umuntu baramusengeye ngo akira kanseri, umuntu baramusengeye akira sida. So icyo kintu biragoye kucyumva.
sida ni indwara, ni ikira, ni ukugabanya ubwo bukana n'ibiki byose. Kanseri ni danje, no kwa muganga barwana nabo zimwe na zimwe zikananirana, ibyo bashiririje bikanga. So kubwira umuntu ngo bamusengeye akira ibyo bintu, undi muntu batasengeye ngo abikire ntabwo abyumva. Ubyumva ni uriya nyine wari urwaye kanseri, wajyaga kwa muganga bakabibona, wajyaga kwa muganga akabona ko sida imuzahaje, ariko nyuma akabona ko yakize. Uwo nguwo niwe ushobora kumva icyo gitangaza. So n'aha ngaha rero ntabwo ushobora kumva umubabaro wa Kimenyi, ntabwo ushobora kumva umubabaro wa Muyango utabashije kunyura nko mu byo yanyuzemo, kugira gute nyine ubu byumva ukumva biraremereye, ariko ukavuga ese birashoboka, aba bantu se bigeze bakundana? Iyi couple yarakundanye ku rwego rwa danje. Reka dutangire inkuru yacu rero. Byagenze gute ubundi abantu mbere yo gutandukana bahuye gute, byagenze gute? Uyu Muyango yitabira irushanwa ry'abamisi 2018 muri kwenda kurangira, uwo mwaka wenda kurangira ari ukuntu nyine amarushanwa yatangiraga umwaka ugeze hagati. So Muyango rero biza kurangira 2019 nyine mu ntangiriro zaho yabaye uwo twita Miss Photogenique, donc ni umumisi uzi kugaragara neza ku mafoto n'ibiki byose, ibyo murabizi. Ubwo Miss Photogenique 2019 je pense que nyuma aha hari hariho umukinnyi witwa Kimenyi Yves, wari umukinnyi umuzamu, ubwo ni nimero 1 wakiniraga ekipe y'Amavubi, ari umukinnyi bica bigacika, umukinnyi abantu bari bazi. Bikiyongeraho ko Kimenyi Yves yari bogari. So uyu Kimenyi Yves yakiniraga na APR. Uyu musore byavugwagaho ko atereta cyane, donc ajya gushakisha inkumi, donc yari rutwitsi, reka tubivuge muri ubwo buryo. Uyu musore rero kumara kwibonera ka Miss Photogenique Muyango, n'ubundi yari afite ubwiza vraiment, yari mwiza iki. Kandi ikindi kintu abantu bakundira Muyango, hari ukuntu no mu mutwe tubona ko ari umuntu usirimutse, by the way, ubona ko ari umuhanga. So Muyango icyo gihe nk'umumisi wari donc yitabira irushanwa, ashyushye, atangiye kubona agahype k'abantu, abantu batangiye kumuvuga, nawe atangira kwiyitaho, noneho ubwiza buragenda buracana. Kimenyi Yves arataka, biza kuvamo. Mu kuvamo rero ibintu byagenze gute? Barateretanye, kapo irahitinga. Kimenyi Yves akunda Muyango pe, Muyango akunda Kimenyi Yves. Byagenze gute icyo gihe? 2019 ngira ngo hari inkuru yigeze yitinga y'umukinnyi Kimenyi Yves. Hari amafoto, hari utuvideo twagaragaye ku mihanda, abantu muratuzi, sinshaka gusubira muri izo nkuru cyane, cy'ubwambure bw'uwo mutaramu. Bavuga bati yagaragaje papa Fiston ye iki n'iki, donc abantu baravuze ati ubu bwambure mwakabyaramwe bw'uyu mutaramu byagenze gute? So muri icyo gihe rero inkuru ziri kuvuza ubuhuha, birumvikana ko Kimenyi Yves yari ameze nk'aho bamwatatse mu buryo buri negatifu, byagombaga kumukora. Muri icyo gihe rero nibwo Muyango yaziye muri uwo mwanya, amera nk'uje kumubwira uti oya ntabidanje, genda gake, bibaho, nko kumukansaringa. Iyi nkuru ijya kumera nk'iya Titi Brown na Nyambo, aho Titi Brown yavuye muri gereza, Nyambo akaza amera nk'aho ari kumusubiza mu buzima busanzwe, bikaza kurangira urukundo rubaye urukundo. So Muyango rero yateretanye na Kimenyi Yves. Kimenyi Yves ari mu bihe bibi, yari afite izina azwi, ariko iryo zina icyo gihe bararitanashinze, aho twabonaga iyo video imeze ukuntu. So Muyango rero yemera guhura nawe muri ibyo bihe. Kimenyi Yves yari umusitari cyane kurusha Muyango, yari umusitari cyane, n'icyo gihe n'ibiceri byari bihari, ndetse ko bashinja abakinnyi kudasevinga no kutagira gute, ariko abakinnyi buriya bari mu bantu baba bafite ibiceri byinshi cyane. So Muyango rero biratangiye, couple irahitinze bya nyabyo, baranabana, babana batarasezerana mu mategeko. Mu kubana donc ni naho ibintu byatangiye kubera ibintu birenze, aho Muyango yatangiye kubona akazi kenshi kagiye gatandukanye. Kimenyi Yves rero byaje kugenda gute muri iyo minsi? Kimenyi Yves yirukanwe mu ikipe ya APR FC, ajya mu ikipe ya, donc asigara mu Mavubi, ajya muri Rayon, nyuma ajya no muri AS Kigali, aho rero Kimenyi Yves yaje kuvunikira mu kazi. Murabizi abakinnyi baravunika,
mu kuvunika rero biba ikibazo, imvune ya danje, akazi kagira gute karahagarara. Aho niho Muyango rero yatangiye kugirira nyine donc uruhare rwo gutunga umuryango. Kimenyi Yves ari mu rugo, umwana Miguel wabo ari mu rugo, Muyango abona akazi atangira guhostinga miliyoni mu ijoro rimwe. Muyango aravugwa pe, Muyango izina riba izina. Kimenyi Yves ni ukumutekerereza nk'umugabo yatangiye kujya abona umugore ari bize mu kazi bro, aragenda nijoro agataha mu gitondo ananiwe, aryamye, abyuka ngiye kwishyuza, nsubiye mu kazi, ngiye gutereta amadiru. Nyuma ibyo ntibyari ikibazo, ahubwo ikibazo byari amagambo yatangiye kujya ahwihwiswa hanze, bati Muyango yakora utu tuntu Muyango. So nk'umugabo byanugera mu matwi akavuga ati se ariko ubu what's going on, nakora iki ibi bintu nkabihagarika? Ariko nta cyari gihari, kuko icya mbere kimwe byari akazi. Kimenyi Yves yari abizi ko Muyango umugore we afite ako kazi. So ubwo nyuma ibyo nabibatarutse, baje no gusezerana mu mategeko, bakora ubukwe, banabukora umujene wanjye Kimenyi Yves akiri no muri iyo mvune. Nyuma rero amafaranga Muyango atangiye kuyabona ya danje, aho inkuru zaje guturuka, bamwe baca inyuma babwira Kimenyi Yves ati umugore wawe n'abandi babosi harashya, bigenda gutya na gutya. Kimenyi Yves abanyuze inyuma kwa Muyango ati uyu Kimenyi Yves n'urundi rwego, aragenda agakubita kuri kakwenkwe k'ahandi hantu. Amagambo atangira kuba amagambo kuri iyi famiye, abantu barabateranya, ndetse hazamo n'inshuti zabo nyirizina arizo zatangiye kugenda zibashyira hanze. Bamwe mu nshuti za Kimenyi bakabwira Muyango ati uriya mugabo wawe ni kabutindi, ni danje. Abandi bakava kwa Muyango bakabwira Kimenyi Yves ati uriya mugore wawe n'ahantu ahostingira n'ibintu bimeze gutya, ababosi barikubita. Abantu rero ati ibi bintu byaba ari ibiki? Nyuma rero twaje kumva inkundura ku ma live ya TikTok, ya Instagram, mwumva amagambo ngo yavuzwe na Brian, ngo amagambo yavuzwe n'andi, amagambo yavuzwe na kanaka. Mwaje mubona abakobwa baza ngo gutanga ubuhamya ngo umugabo we ngo yaramamagaye, ngo mwumva amajwi. Mwagiye mubibona. Abantu bati kuki famiye bari kuyataka? Benshi ntabwo mwari mwigeze mumenya ko izi nkuru zaba ari iz'ukuri ku gutandukana kwa Kimenyi na Muyango. Nicyo kihe cyaje kubamo rero, Kimenyi avamo ariruka, mutangira kubona yaflyinze, yagize ate. So nyuma bati Kimenyi Yves ubundi yabanye na Muyango, afite umwana, afite umuntu bigeze babanaho, barakundana, mutera inda, bigenda gutya. Ariko mu by'ukuri uwo mukobwa bavuganinana wibera hanze, nekireza ari muri Australia, twagiye tubibona, ariko unana akaba afite umugabo babana, bafite n'abana babo. Abo bana rero bavuga ni za nkuru z'imihanda sometime ushobora kuza ukagira. Si uko Kimenyi Yves batamuvugaho izo nkuru zo kugira gute zo gutereta ibindi byana n'ibiki byose. So nyuma rero byaje kugenda gute kugira ngo ibintu bibe bibi, baje gutandukana, Kimenyi Yves aracomoka, Muyango agira gute kwiyunga biranga, buri wese ananirwa kwakira undi biranga. Nka Muyango we waramaze kubona amafaranga, bakaba bavuga ko muntega amatwi, bakaba bavuga ko Muyango ku ifaranga yaramaze kubona. Ubwo Kimenyi Yves donc nabyita ko ari we wari nk'umukene muri ya famiye. Kubera iki? Kimenyi Yves nta kazi yari agifite, Muyango niwe wari utunze famiye, ariko yagombaga kwitunga kuko famiye ni ya bombi. Kimenyi Yves ntiyari akiri mu kazi, ariko ngo Muyango yari asigaye nkamubwiza inani na rimwe. Yaza n'ibiceri ko bwati mufate ngakamubwiza inani na rimwe. Ni inkuru zo ku mihanda, ntabwo ari inkuru Yves yifatiye iki. Hakaba ari n'andi majwi mwigeze kumva ku live, aho Kimenyi Yves ngo yageraga ngo umuntu agisha inama umushuti we, ngakamubwira n'amabanga yo mu cyumba, kamubwira ati niki na ziriya gahunda Muyango wapi, aba yibereye mu kazi ari busy, ndagira ngo mubwire nti waretse tukagira uko tubigenza. Muyango ati ndananiwe, cyangwa gira vuba nigendere, kuraho akawe nigendere. Donc ibintu byari byarabaye ibindi. Bro, sinzi ukuntu bigenda kugira ngo famiye yihuje abantu bakundana bya danje. Reka mbabwize ukuri, abantu mujya munyura muri relationship nyinshi cyane, ariko iyo relationship ya Muyango na Kimenyi
ya relationship ya nyayo nimwumva ya nyayo. Ahubwo satani we hari ukuntu yambika ubusa akinjirira famiye akavanga, iyi famiye nkurikije uburyo inezerewe, nkurikije uko imeze, iyi yo ndayisenya. Satani agahaguruka, iyo mutabaye maso n'ubundi agira gute, arabataka akabemeza. Si uko bari abantu ariyo famiye yakoreranye amafuti ya danje, ahubwo iriya famiye reka mvuge ko abantu babo batigeze babafasha kumva ibyo bintu, cyangwa se ahubwo bo babatije umurindi barasenya. Kuko nuza kumva inshuti za Muyango, uretse ko Muyango yagiye atuza kenshi, ariko urajya wumva inshuti ze zaramukozeho, urajya wumva inshuti ze ngo nizo zacaga inyuma zikajya gutereta umugabo wa Muyango, ukibaza izo nshuti zo urumva ari inshuti bwoko ki? Ni nazo zacaga inyuma zikajya kuvuga ngo ibibera mu kazi Muyango akora, Muyango akazi bimeze gutya, ari kwinyurira inyuma kwenkwe. So ibyo ngibyo rero, ibyo ngibyo byarangije famiye yande ya Muyango na Kimenyi y'ivyo. Bamaze kuba bafite umwana, mwaramubonye. Rero byari bigiye kuryoha kubona Muyango atera imbere ari kumwe n'umugabo we yakunze Kimenyi yive, byari bigiye kuryoha pe. Ariko ntumbaze ukuntu bigenda, ntumbaze ikiba kiri inyuma y'amafaranga, uburyo aza aho kugira ngo aze kuryoshya ibintu biba ubuki nk'uko abantu baba barabyifuzaga, ahubwo bigatuma abantu bagira gute, batandukana. Mutekereza ko Muyango yishimye? Muyango ntabwo yishimye. Hari n'igihe n'umuntu aba yifitiyemo akadepresiyo k'ibintu biba byaragize, mwabonye mu mavideo hostinga akambara utuntu agakubita, mwanabivugaho nyuma ukabona nta kintu bimubwiye na kimwe, nyuma akambara utwenda tumeze uko, mwanabivugaho mukabona nta kintu bimubwiye. Mana, umuntu aba yaranyuze mu bintu byinshi. Ese Muyango we nuko atabona nyine akavuga ati nkanjye Muyango, ku izina mfite, ku bwenge mfite, ku bantu banyizereramo hari ibyo nakora n'ibyo ntakora. Ariko ari aho umuntu agera akavuga ngo n'ubundi ntacyo nduhira, nakoze ibinkora ibi, umuntu ntiyabyumva. So nibi rero abantu bazayifata uko bazajajinga uko bashaka, kugira ngo murabizi neza ko mu nkundura yagiye iba, yaba ibyo DJ Brian yagiye amuvugaho uko byagiye bigenda n'abandi bakobwa benshi. Uyu Muyango nta na rimwe mwigeze mumubona aza amera nk'aho ari kubaga bagenzi be cyangwa tukanagira gute. Yigeze agira ibyo asobanuramo gakeya, ariko agasobanura ubundi ameze nk'umuntu udashaka gufata famiye yiwe ngo ayitware ku ma internet ngo ayijyane ku bice. Ibi rero bimaze gusa n'ibitera ikibazo ku bantu b'abasitari bashobora kuba donc bose tubazi bari kuri iyi mihanda, bakaba babana, umwe aba afite inkuru ze n'undi afite ize. Iyo rero badabashije kwihanganirana, kuko nk'abanyamakuru cyangwa aba bloggers turanyura hirya nkavuga kanaka gutya, so hari inkuru ishobora kugera ku muntu ntayihanganire ntayihanganire. Ngira ngo mwarabibonye mu nkundura yarangiye hejo bundi, uretse ko ibitaranarangira bikiri mu mitwe y'abantu, aho Pamela postinze video ari kumwe n'abara brother ba Spin, bavuga ko n'ubundi ari inshuti za hafi na The Ben. Ariko abantu bakavuga bati bro, waba inshuti n'umuntu ngo nuko ngo uriya muvandimwe wa Spinning ari niki, yajya kumfatira umugore nyine abantu bakakuririza, ari naho bahere bavuga bati Ben na Pamela ntibakiri kumwe. Nyiriya foto nari amavideo yabiteye niyo yatumye bavuga kure. Kubera iki? Nk'abanyarwanda turacyafite wa muco wo kuvuga ngo umugore wawe uretse wowe wenyine wamufata uko wiboneye ukamutindana ukamukora hariya mu bituza hariya, undi mugabo wagufatira umugore akamwisanzuraho gutyo. Gabanya izo boro mani zitankoresha amakopyright fab, gabanya izo boro zitanyicira ibiganiro. So rero umuntu wagufatira umugore gutyo ukumva birarenze. Kandi nawe nk'umukobwa, umuntu wagufatira umugabo ukibona umukobwa ari kwisanzura ku mugabo wawe, man, niko tumeze, niko abantu baremye. N'Imana mu mategeko yayo 10 yatanze haravuga ngo ndi Imana ifuha, ndi Imana igira gute, ifuha. Ayo yavuga ngo ntukagire izindi mana zibajwe, donc ntukapfukamire ibishushanyo bibajwe, ntukagire, ntugasenga izindi mana. Imana yo yarabivuze, Jehova yarabivuze. Bivuze ngo niba turemwe mu ishusho y'Imana, natwe tugira amakango ko gufa, tukavuga ngo niba uyu muntu ari uwanjye, niba uyu mugore ari uwanjye, niba uyu mugabo ari uwanjye, niba uyu sheri ari uwanjye, niba uyu ari ibyanjye, ndumva bigomba kuba ibyanjye by'umwihariko.
umuntu rero agiramo ako kantu ko gufuha. Niba rero nk'umugabo ashobora kubona undi mugore agomba kuba ari ikibazo. So nk'abandi bagabo rero cyangwa abandi bagore babonye ako kavideo cyangwa ayo mafoto ya Pamela, baravuga bati ibi ntabwo bishoboka ku muntu mwamumeranye neza. Kimwe cyo ari kubikora amubabaze, video bayifasha areba, video yayipostinge ibi bintu birababaje, biri too much. So ntabwo ari ukwinjira muri izi famille, ariko abantu barabivuze murabizi. Nta nkuru ihari ikonfirma ko ibyo bintu ari ibibazo nyinshi, kuko The Ben afite uko abayeho na Pamela afite uko abanye. Biriya bo bashobora no kuba bageze ku rwego rw'abazungu, bo babyihanganira, kuko abazungu bo afata undi mugabo, afata umugore wawe akasohokana bakajya kuri piscine bakajya koga agataha, umugore agahamagara umugabo akavuga ngo umugabo runaka yansohokanye twagiye koga, twajyanye mu kabari, twagiye muri night club. Abazungu bari imico bamaze kujya ku buryo wavuga ngo it's okay, nawe akaguhamagara akubwiye ngo cya gikobwa cyo kwa kanaka nanjye nagisohokanye twagiye kubyina, umugore uri mu nzu uryamye ukavuga nti ntari ibi nutakurandabura. So rero nabo bashaka kugera ku rwego bumva ibyo nta niribi bitewe, ariko nk'abanyarwanda bo nyine bikanze baravuga iki se kirakwiye. So kwa Kimenyi Yves rero na Muyango tudatinze tujya kubona ejo ku itariki 14 ku rukiko hariya rwa Gasabo ruri Kibagabaga, kugira ngo murahazi. Tubona Kimenyi Yves atambuka, tubona Muyango atambuka batishimye. Iriya niyo nkuru yonyine bashobora kugukoraho ukumva yaba bidashoboka ko kamera zibaho. Hariya niho hantu uhita uvuga ngo yaba kamera zitabaho, yaba interineti itabaho, yaba ibi bintu nari mbikoze ntihagire n'umenya ikibaye. Ariko abataramu utuvideo baradufashe, ngira ngo mwagiye mutubona Kimenyi Yves ataruka agenda, Muyango ataruka agenda, bari kujya mu rukiko kuburana gatanya. Bro, dutandukanye imyaka ingahe? Mwumvise arimo imyaka ingahe? Ntabwo batandukanye umunsi, batandukanye ejo mu mategeko, ariko mu gihe bari bamaze igihe kinini. Kimenyi Yves yaratsibutse, yarikomereje. So aba bantu ntabwo najyaho ngo mvewe umwe ku wundi, nyine hari igihe ibintu uko byasa kose sibo basetse, twabifuriza gukomezanya, ariko nabo nyine iyo bigeze ahandi bavuga bati no, buriya biba byakomeye, nta n'umwe muri bo wishimye, ntawe. Ariko Kimenyi Yves buriya arajya yicara atekereza ibi bintu byagenze gute, uko bahuye, story y'urukundo rwabo, uko bahuye, amavideo yo ntituzayarekura kuko n'ubundi still donc ntituzayasiba, ari kuri internet arandagaye, nabo ntacyo bakora, barajya bareba umwana wabo, bibuka ibyo bihe batekereza. Ntabwo baba bishimye bro, ntabwo baba bishimye. Sinzi uko bigenda ngo Satani nyine yumve ko abantu bagomba gutandukana, ariko wa mugani w'abantu no gupfa, abantu barapfa, ibintu byose bikageraho bikabura. So relationship cyangwa umubano iyo wanze nyine nta kundi bigenda, sibo ba mbere bibayeho. Ngira ngo ibindi byamamare iyi nkuru yigeze ivugwaho, muzi inkuru ya Platini, Nemeye Platini wabarizwaga mu itsinda rya Dream Boys, uwo bita AOP baba n'umugore. Murabizi inkuru zabaye ngo gupimisha DNA bagasanga burya babanaga umwana afite atari uwe, burya ari umuntu. Murabizi inkuru zose zabaye kuri icyo cyamamare, nacyo ntikigeze kishima. Abantu bakavuga bati ibi ni ibiki biri mu byamamare. Si mu byamamare gusa rero, n'abandi batari kuri kamera, n'abandi tutazi, inkuru nk'izo zirabaho. Kandi mwamaze kubyumva ko na kera kwahukana, umugore yaragendaga akava mu rugo atari guhuza n'umugabo, umugabo yageraga igihe agasenda umugore amwanze, bigenze gute. Nyine abantu babana bapfa ibintu byinshi. Gusa ikintu kiba gihari, ntekereza ko umugore n'umugabo bikundaniye, mumaranye igihe, muradetinganye, bimaze igihe murabanye. Iyo mugiye gutandukana nyine hari akantu buriya kaba kanze. Ahantu biba bishoboka ni cya gihe umuntu agukubise pase icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ngo murabanye. Kuko abakobwa simujya mubona se, umukobwa biraho ukajya kumva umukobwa guhisa ngo abatunguza ubukwe, cyane cyane mu byamamare, kumva abakubise abatunguza ubukwe. Umuntu bahuriye online, bigenze gutya, rimwe na rimwe ukaba washakana nawe, yari afite umugore
cyangwa se uwo mukobwa ushaka yari afite umugabo nta ni divorce yigeze bakora, ahubwo kuko utamuzi akagushaka nawe akagusinyisha mu mategeko nawe mukabana. Ibyo ni ibintu bijya bibaho. Cyangwa se ugashaka umuntu ntabwo uzi story ye yahahise. Buriya aka kantu ni uko abantu babivuga bakavuga bati ibyo byari ibya kera, ariko buriya ni byiza gushakana n'umuntu uzi nawe akuzi. Donc uwo muntu mugomba kuba muziranye, ukamenya hahise he nawe akamenya hahise hawe. Si ngombwa kumenya buri kimwe cyose, ariko ni na byiza kubana n'umuntu uzi ukamumenyaho buri kimwe, kuko ushobora kujya wisanga washakanye n'umugabo w'umudivorce nta makuru ufite, ntiyanabikubwiye, ukazamusanga anafite nk'abana be 5 yari yarabyaye. Mwamara kubana abana bakajya baza gusura papa we, cyangwa inkuru ukazajya kuzumva ku muhanda kandi mwamaze gusinyana ku bana. Iyo depression wibaza wapfa kuyikira bro. So rero ikintu cy'imishakanire abantu barabyoroheje, urakubitana n'umuntu hariya mukubitaniye muri bisi, dupanga ubukwe tayari, ubukwe mukabukora, ariko ntumuzi ntakuzi, nyuma watangira kumumenya kubyakira bikanga, ugatangira kwitwara nabi kuko niwe washatse, wumvise utamwiyumvamo, yaraguhindukanye. Donc utangiye kumubona mu yindi sura, ya sura yari yo mbere atakweretse utangiye kuyimubonamo, ugahita utangira gahunda zo kuvana uyu muntu tuzabana dute, bizashoboka biti. Niyo mpamvu rero ibi bintu tugize amahirwe ibintu by'amadivorce ubundi byagabanyuka pe, kuko ni hatari pepe. Kimenyi Yves na Muyango, ariko man ndi kubivuga mukabifatira. Kimenyi Yves na Muyango inkuru zabo murazizi cyangwa ntabwo muzizi? Iyi famiye kuri muhanda yaragiye irarikoroza pe, ntabwo abantu bumvaga ko ibintu bishoboka, ariko kuri iyi nshuro ejo twarabibonye. Ndiyo bavuze gatanya isesuye, ewana umugore arabishaka n'umugabo arabishaka mu dutandukanye, nino ntitukinabana. Ntabwo haba harimo kuvuga ngo tubunge tugire gute, kuko igihe kiba gihagije bararegeye ugatanya, byari bimaze igihe dosiye yabo ihari. Mutekereza ko bishimye se? Ntabwo bishimye. Niyo mpamvu rero uyu muyango mw'abantu mwe kumwataka nabi, abantu mwataka bundi bene umuntu wamaze kwigirira utu tubazo muba mugomba kugenza gake. Ahubwo iyo umukunda umuba hafi kurushaho, niyo yakora ikosa n'umubage, ahubwo ukamutwaza gake mu kavuduko ka 15 ka veni, gake mugatwara gake. Kubera iki? Abafitemo ako ka depression, abashobora gukora udukosa na tumwe kubera utwo tuntu aba yaranyuzemo, abashobora kuvamo. Donc ubu Muyango amarangamutima y'icyitwa urukundo ashobora kumushyiramo bitewe n'uwo yarugiriye, akabona ntibigeze kuri success. Kimenyi bishobora kugenda gutyo bro, ibi bintu birarenze. So rero abantu ati ese bapfuye iki? Cyambere bapfuye nyine ni ukudahuza n'ibyo bintu byo gushinjanya ngo wowe uca hano nanjye ngacaha, wowe ucaha nanjye ngacaha, ariko urugo rupfa ibintu byinshi. Iyo ishobora no kuba impamvu imwe mu mpamvu ntoya bagiye bapfa, cyane ko byose bataza ngo babishire ku mugaragaro. Ariko ikiba gihari bashwaniye ni uko nyine guhuza biba byanze, bakagoragoza. Ntihabura n'inshuti zabo zibakunda zifite mu mutwe zagiye zibegera zikavuga duti iyi famiye turashaka mukomezanye, ariko kuri inshuro byagize gute? Byaranze. Muyango rero tayari akaba yongeye kwibera umuseribatrice cyangwa se umusingo mom. Kimenyi Yves nawe akaba yongeye kwibera umusingo. Bikaba bivugwa ko rero vuba ahangaha dushobora kubona igikwe cy'umwe muri abo bantu, ukibaza ese ubu yo bro, reka nifuriza abakibana kuba Imana yakomeza ikabubakira, igakomeza imfuruka z'uruzingo zabo cyangwa se z'urukundo rwabo. Ntabwo ibyamamare byo gusa bisenya, nubwo aba ari byo biba byaje kuri iyi mihanda, n'abandi mani biraba n'ibindi n'ibiki. Gusa reka mbabwize ukuri, buriya n'ubundi uko byagenda kose ibintu byose bisaba kwihangana. Gusa barakubwira ngo iyo byanzeho kugira ngo muzamarane mukubitane mugire gute, buri wese anyura hano n'undi akanyura hano. Abari kuri Yabiso TV show rero inkuru zacu muzisanga, abari n'izagahoraho
ubu aka kanya dukoze ikiganiro, ubukwe bwa Murindahabi burarimbanyije, ubukwe bw'amafaranga menshi, ubukwe buhenze bya danje, ariko ubukwe bashatse guhisha, bumvaga yaba byari bishoboka ko twabona amasare ari mu mwobo, amasare ari kure cyane tudashobora kumenya, ubukwe niho bwari kubera. Murindahabi ntabwo yakunze ko ibintu bye byajya mu itangazamakuru, ariko iki kintu abantu bagomba no kugisobanukirwa. Buriya gufata umugore ukamuzana kuri social media, gufata umugabo wenda asanzwe atari umusitari ukamuzana, please aka kantu gakora ku bantu, ntabwo bijya biba byiza. Mwarabibonye Nyambo amaze gusezerana mu murenge, bukeye bwaho umugabo we aramutuzanira kuri kamera kwa Babo, kuri Rwanda. Mwarabibonye, mwasomye mu makomenti se mwabantu mwarayasomye, haba harimo amakomenti ari negatifu utakifuza kubona ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe. Ayo makomenti rero mu kuyirinda ntabwo umuzana. Nyambo wowe wari umenyereye imihanda n'imijugujugu yaho, wagombaga kuguma gutyo, ariko kuba waramuzanye nawe bakamurasaho imyambi, buriya ntabwo abarisa. Buriya yahise abona ni ibi mwiberamo, inkuru ziri kuvugwa kuri Nyambo ntimuzizi, ntabwo tuzi realite yayo, ni ibibazo. So aka kanya rero ibivugwa nuko Vestine nawe byanga byakunda vuba n'impapuro za gatanya nawe na Odarago mushobora kuzibona, sinzi satani uko byagenze, kandi nawe bakaba bavuga mu mihanda, bakaba bavuga ngo nawe yari afite abandi bagore yari afite ngo urundi rugo. Ibaze sha, akomeye bro, mujye mushakana muziranye, ubanze umukoreho iperereza, basi ibindi bizaza ari ibishyashya, kuruta kuzajya usanga ahubwo wowe warafatiyeho ku bishaje men. Hakuzi kusanga umuntu mubana afite inkuru zahahise utazi, udashobora no kwihanganira zahahise, ariko umuntu mushakanye umuzi ukavanga uyu muntu namukuye mu kabari, niho yabaga, byagendaga gutya na gutya, nta kizarenga kuba ari aho ngaho wamukuye. Ibintu byose biba ari ibyo ngibyo. So guys, rero reka inkuru yacu tuyisoreza ahangaha. Mwabibonye rero, nabibabwiye ko salo nta yindi ari Rirezi Natural Hair Salon, niyo salo yamaze guca impaka mu mujyi wa Kigali, barabizi. So ku misatsi yanyu rero ya naturere turabakorera twist, amavitamine meza, amavuta meza akwiranye n'iyo misatsi yanyu. Ntibaze kubabesha ngo ni ngombwa ko mugomba kogosha kugira ngo mwongere mugire imisatsi ya naturere. Oya, uwo musatsi wawe barawuheraho bagukorere umusatsi neza. Izo twist, amavuta meza, ibituta byiza, ibigudi byo mu muri naturere, bya bindi byose byo muri naturere muzi, aba bantu baraza kubakorera neza. Noneho iyo bigeze rero ku gusokoza, wa mugeni ushaka gusokoza iki, ibi biboro man niba utanabizi. So gana Rirezi Natural Hair Salon ku ma social media yose, kuri Instagram, kuri TikTok, ushobora kubabona ukabanza ukareba ibyo bakora. Rirezi Natural Hair Salon ni naho turi rero, mwabibonye. Nimero yabo rero ngiyi ni 078 50 55 424. Bakorera hano ka Free Zone mu mujyi imbere ya Beka. Reka rero tuze kongera mu bindi biganiro fresh sana.